Yesu ashimwe inshuti mukundwa, nongeye kukuramutsa mu izina rya Yesu Kristo, Imana y'amahoro ibampera umugisha. Nshimye Imana ko twongeye guhura kandi mu ijambo ry'Imana. Tujye gusoma ijambo ry'Imana riri mu Kubara 6:22, hanyuma dusenga Imana. Ndumva mu ntangiriro zo ku kwezi kwa munani kuri ino tariki yako ya mbere, ndumva ngomba kubahesha umugisha w'Imana, dushingiye mu ijambo ryayo nk'uko riri. Aya ni amagambo Imana yabwiye Mose umugaragu wayo, imubwira uburyo azajya ahesha ubwoko bw'Imana umugisha. Umugisha w'umutambyi, umugisha wa gitambyi, umugisha wa gihanuzi, uherekejwe n'amavuta y'Imana. Ujya urema ibintu, ujya ushyira ibintu mu buryo, ujya uherekezwa, Imana igakorera muri wo. Rero aya ni amagambo Imana yabwiye Mose, reka tuyasome. Bibiliya iravuze ngo umugisha abatambyi basabiraga Abisirayeli. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Aroni n'abana bati, uko aba ariko mujya muhesha Abisirayeli umugisha, muti Uwiteka aguha umugisha kurinde. Ndaza kuvuga ku kurindwaho gato. Uwiteka kumurikishirize mu maso he, akugirire neza. Ineza y'Imana. Uwiteka kurebe neza, guhe amahoro. 27 haravuze ngo, uko aba ariko bashyirisha izina ryanjye ku Bisirayeli, nanjye nzabaha umugisha. Ubuzima turimo bwose butubakiye ku mugisha muri iyi si, uba mu marira, uba mu bibazo, uba mu bigeragezo. Ariko kandi hari n'ibyo twita umugisha atari umugisha. Ugasanga umuntu aratunze, arakutunganiwe, ariko imivumo n'ibindi bintu bimuherekeje. Umugisha urinzwe si ibyinshi cyane. Umugisha urinzwe ni ibiki ufite birimo kubaha Imana, ariko kandi bikanubahisha n'Imana. Uwo ni wo mugisha urinzwe. Reka mbaho urugero. Ushobora kugura imodoka nibyo, ariko kuko nta mavuta yiherekeje y'igitambyi yo kurindwa, igakora gisida. Imana ibaho umugisha urinzwe. Imana ibaho umugisha urinzwe. Imana ibamurikishirize mu maso hayo, ibagirire neza. Bibiliya iravuze ngo Uwiteka aguhe umugisha akurinde. Nje kukubwira ngo turi tariki ya mbere yako y'ukwa munani. Birashoboka amezi atambutse yose wahuye n'ibibazo, wahuye n'ibigeragezo, wahuye n'ubutayu, wahuye n'ibintu bikomeye cyane. Rero nje kuguhanurira ngo uku kwezi Imana iguha umugisha urinzwe. Imana ikurindane n'abawe. Imana irinde ubutunzi bwawe. Imana irinde umuryango wawe. Imana irinde itorero ryawe. Imana irinde igihugu cyawe. Imana ikurinde. Ndatuye ndi umutambyi, ndatuye umugisha w'uburinzi. Ndatuye umugisha w'uburinzi ku rubyaro, ndatuye umugisha mu bintu ugambirira gukora. Imishinga ufite Imana yirinde, ingendo ufite Imana izirinde. Ndabyatuye bigusohoreho mu izina rya Yesu. Arongera avuga ngo Imana ikumurikishirize mu maso hayo, ikugirire neza. Uku kwezi Imana ikwereka ikimenyetso cy'ibyiza. Uku kwezi Imana inyuze kugira neza ku rugo rwawe. Umwijima wabonaga, Imana niyimurikisha ineza yayo ku buzima bwawe, uzongera kubona ukundi. Uwiteka akurebe neza, aguha amahoro. Mbega byiza, mbega kurerwa neza n'Imana. Ijisho ry'Imana riguhangeho ku manywa na nijoro. Imana ijya igusura, Imana ijya ikugenderera, Imana ijya ikuba hafi, kuko ijisho ryayo rigize gute? Umuntu Imana ijisho ryayo riri hafi, niyo atanye gatoya. Reka mbabwire, ijwi ry'Imana riramugarura. Ijwi ry'Imana riramugarura.
ijwi ry'Imana rimugarukaho rikamuyobora inzira. Aho Dawidi yageze avuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Imana ikubera umwungeri, ngo uko aba ariko mushyirisha izina ryanjye ku Bisirayeli, nanjye nzabaha umugisha. Mwakire umugisha w'Uwiteka, mwakire amahoro, mwakire kumurikirwa n'Imana. Imana ibarebe neza. Reka ngusengere Imana wowe unyumvishe kandi wizeye. Mana nziza, Mana ikomeye, twongeye kugushima kubw'ijambo duhaye kuri iyi tariki ya mbere y'ukwezi kwa munani muri uyu mwaka wa 2025. Nanjye natuye umugisha, nohereje umugisha ku muntu wese uri kumva iyi audio. Nohereje umugisha, nohereje amahoro, nohereje kurebwa neza, nohereje ituze mu izina rya Yesu. Ibigaragara nk'ibibazo, ibigaragara nk'ibigeragezo bitsindwe, bikubitwe hasi mu izina rya Yesu. Uku kwezi kuzaba ukwezi kw'imfura. Mwami Imana, mu mezi agize umwaka kuzababere ukwezi ko gushumbushwa, kuzababere ukwezi ko kwakira, kuzababere ukwezi ko kugarurirwa ibyabo, kuzababere ukwezi ko guhagarikwa ku misozi, kuzababere ukwezi ko kuba ku misozi yabo y'imigisha, amasezerano akahasohorera. Mana ngaho bibabere uko bizeye, nanjye byatuye nizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.